niyo yomora ntihasigara inkovu, niyo yomora ntihasigara ibikomere, niyo yomora nticyurire uwo yomoye, niyo yomora igatanga ubuzima, gatanga imibereho, gatanga akazi, gatanga urubyaro, gatanga ubwenge, gatanga kubaho. Niyo yomora inguma kandi niyo tanga ibyiringiro by'ejo hazaza. Kije nije kukomora, yagukomerekeje nije kuguha ubuzima, yagukomerekeje nije kugukuraho ubwo burwayi washakiye hirya no hino biranga, dore aho utuye washakiye ubuzima biranga, ariko iyomora inguma yagukomerekeje nigarutse nuna warakurukinga. Niwakira Imana ikinguye ku buzima bwawe, niwakira Imana ikinguye ubuzima bwawe, hari amateka ugiye kwinjiramo. Turabasoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Turi kuri ya channel yacu yitwa Pentecost Live TV. Ndagusaba kora subscribe, kora share, shyiraho comment na like. Imana wamugisha cyane. Channel yacu ni channel ya Kristo, channel y'ijambo ry'Imana, channel izakomeza gutambutsa gospel ndetse n'indirimbo n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya bitandukanye. Ntucikanwe, ntube kure kandi ube bugufi no kumva ijambo ry'Imana. Cy'ingenzi kanda kunzogera ujye uwo muntu wa mbere ubasha kumva ubutumwa bwiza. Cya kabiri yandika muri comment icyo dukwiye guhindura, icyo dukwiye kongeramo. Imana igumugisha cyane. Reka dutangire dusenga. Mana turagushimiye kubera kandi ukabukiranuka, tugushimiye umwanya mwiza duhaye. Tugiye gutangira tutangiza ijambo ryawe, ariko mbere ya byose tubanza kukwiragiza dushoboze kandi twambika imbaraga. Dusengera umuntu wese uri buryumve n'uri buryakira agubwe neza kandi yaguke mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi wa none bazana ijambo ryiza, ijambo ry'ihumure, ijambo ry'umunezero, tangirana n'ukwezi turimo, tangira mbabwira ko mukwiye gukomera. Ijambo umunsi wa none mbafitiye ni ijambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea, rifite intumbero yo gukomeza abantu bananiwe, rifite intumbero yo kubwira abantu bacitse intege, abantu bababaye, abantu bihebye, abantu bamaze iminsi bananiwe, ko hari imbaraga z'Imana zije kubatabara. Imana ishimwe cyane. Ndagutangariza ngo hari imbaraga z'Imana zigarutse ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zigarutse kuri famiye yawe, hari imbaraga z'Imana zije mu kazi kawe, hari imbaraga z'Imana ziguhagurukije ku gisasiro cy'uburwayi umazeho iminsi. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea, ibice byaho 6, dusome ku murongo wa 1 n'umurongo wa 2. Bango nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi nawe uzatwoma. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Imana ishimwe cyane. Imana niyo data wa twese, niyo yadukomerekeje iminsi tumaze turimo tubabaye, turushye, dutukwa, twibaza amaherezo y'ubuzima. Burya Imana yari ibizi nubwo bukene ufite, niyo nzara ufite, nubwo bushomeri, nizo ntambara kurwana nazo, ibyo byose Imana yari ibizi. Jambo dusomye ngo niyo yadukomerekeje. Haleluya. Ubwo yadukomerekeje izi n'umunsi zatwomoreraho, ubwo yatubabaje izi n'umunsi zaturengeraho, ubwo twahuye n'ingorane. Haleluya. Imana yacu izaturengera, izatugaruka ifite impuhwe n'imbabazi, izatugaruka ifite agaciro ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Jambo twasomye ubwo ari yadukomerekeje, ubwo ari yatubabaje, ubwo ari yatugizeho ububasha bwo kugira ngo tube turi mu ibibazo, turi mu izi ntambara. Ndagutangariza ngo komera, uyu mwaka komera, uku kwezi komera, iyi tariki komera, kuko Imana igarutse ku buzima bwawe kandi ije kuguhembura. Ndabizi umaze iminsi ubabaye, ndabizi umaze iminsi urushye, ndabizi umaze iminsi ufite umutima uri kure, ndabizi umaze iminsi ufite ingorane, ufite agahinda, wibaza ubutabaza aho uri buturuke. Ariko ndagutangariza ngo yagukomerekeje nije kukomora, yagukomerekeje nije kuguha ubuzima, yagukomerekeje nije kugukuraho ubwo burwayi, yagukomerekeje niguhaye ijambo ry'agaciro. Imana ishimwe cyane. Maze iminsi wibaza ngo mbese Imana nasenze irihe, mbese Imana nakoreye irihe, mbese Imana mvuga irihe, mu bukene bwanjye Imana nasenze irihe, mwizi ntambara ndwana nazo Imana nasenze irihe. Ndagira ngo utangarize ni Imana ntaho yagiye, Imana nta nubwo yatakaye iwe kure yawe, ahubwo tegereza kuje kukugarukaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Yakukomerekeje, yakubabaje, yaguteye ubukene, yaguteye ubwo burwayi, igarutse none akukomora ngo ngere gusubiza agaciro.
niwakira ijambo ryo kubohoka, niwakira ijambo ry'ibyiringiro, niwakira ijambo ry'ubuzima. Ijambo ry'Imana mu byahishiro hano ngo niukinga ntihagire ukingura, ngo kandi yakinguye ntawongera kurukinga. Niwakira Imana ikinguye ku buzima bwawe, niwakira Imana ikinguye ubuzima bwawe. Hari amateka ugiye kwinjiramo, hari ubuzima ugiye kwakira, hari indi miterere yawe ugiye guhinduka, hari akazi wari warashatse iminsi myinshi wari warabuze, ariko niwakira Imana iguhaye ubuzima. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo niyo yadukomerekeje kandi niyo izatwomora, niyo yadukubise, niyo yatubabaje, niyo yatugize gutyo kuturi, nubwo abaye igishungero minsi yatambutse. Ndagutangariza ijambo ry'ubuzima. Imana igiye kukugarukaho kandi kugarutse ufite impuhwe n'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Yakubabaje niyo ikugarutseho, ko wari utakaye, nubwo imiryango yakwanze, nubwo aho washakiraga byari bifunze. Ndagutangariza ijambo ry'ubuzima, niwakire kubaho. Ndagutangariza ijambo ryo kubohoka, niwakire kubaho. Ndagutangariza ijambo ryo gukira, niwakire kubaho. Ndagutangariza kugira aho kuba, niwakire kubaho. Umaze iminsi hari ibyo watakaje, hari ibyo wakoreye ntibakwishyura, hari ibyo wirutseho ntibabiguha, ariko ndagutangariza ngo nubwo wababaye, hari imbaraga z'Imana zije kugutabara. Tabo cy'ibyahishiro hano kirakubwira ngo urukinga, niukinga ntihagire ukingura. Maze iminsi urugi rukinze, maze iminsi urugi rufunze, maze iminsi urwaragurika, maze iminsi utukwa, maze iminsi useba, maze iminsi wibaza ngo ejo bizagenda gute, maze iminsi umuryango waragutaye, ibyo ukora byose byanze, urugi rwari rukinze, bwarira gukomerekeje. Vuze ijambo ryiza kwije kukomora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe kuko ije kukomora. Imana ije kugukuraho inguma umaranye iminsi. Imana ije kugukuraho igitutsi umaze iminsi. Imana ije kugukuraho ubukene umaranye iminsi. Imana ije kugukiza iyo ndwara yabaye igishaka, iyo dosiye yawe waraburiye igisubizo. Imana ikugarutseho. Niwakira ijambo rivuga ngo Imana irakomoye. Haleluya. Iyomora inguma iraje, yomora inguma z'ubukene iraje, yomora inguma z'imitima iraje, yomora inguma z'amagambo iraje, yomora inguma z'igitutsi no gusebya iraje. Kandi wakira ubuzima. Ku ijambo ryange ngo niwe ukingura ntihagire ukinga. Yemera gukingura ije kuguha umugisha n'ubundi. Imana ishimwe ku buzima bwawe. Dore uje kubona umugisha uyu munsi wa none. Ndagutangariza ukwezi k'umugisha, ndagutangariza ukwezi k'ubutabazi, ndagutangariza ukwezi k'ubuzima, ndagutangariza ukwezi ko kubohoka, ndagutangariza ijambo ryitwa ejo hazaza. Hari Imana iremye ku buzima bwawe. Ejo nk'iki gihe hari ibyo Imana iguhembura, kuko niyo yagukomerekeje kandi nije kukomora. Amen. Niyo yomora ntihasigara inkovu, niyo yomora ntihasigara ibikomere, niyo yomora nticyurire uwo yomoye, niyo yomora igatanga ubuzima, gatanga imibereho, gatanga akazi, gatanga urubyaro, gatanga ubwenge, gatanga kubaho. Niyo yomora inguma kandi niyo tanga ibyiringiro by'ejo hazaza. Niwakira Imana yomora inguma, niwakira Imana yomora inguma, nitanga agakiza kandi umuntu wese akamenya ko wakakira. Niyo yubaka umuntu utarufite epfo na ruguru akagira ibyiringiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe kuko ikugarutseho. Imana ishimwe kuko ikomoye inguma. We wa mubyeyi wagurushye uhuye mu rugo, tware urugo rwawe, abana aho washatse byaranze. Niyo yomora inguma z'imitima, niyo yomora inguma z'urushako, niyo yomora inguma. Niwakire kuba kuko ndagutangariza ngo yomora inguma ije ku buzima bwawe kandi iguhaye amahirwe yo kubaho. Yomora inguma iguhaye amahirwe yo kubaho. Yomora inguma iguhaye amahirwe y'ibyiringiro. Yomora inguma iguhaye ibyishimo. Je washatse imibereho biranga, washakiye hirya no hino biranga, dore aho utuye washakiye ubuzima biranga, ariko yomora inguma yagukomerekeje nigarutse none. Washatse uziko biri bukunde, urabyara uziko biri bukunde, ariko ubuzima buranga, yagukomerekeje kukomora. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tabo cy'ibyahishiro Yohana kirambwira ngo niyo yonyine ikinga ntihagira ukingura. Hari dore yari imaze iminsi yarakinze, dore yakinze akazi ntiwakabona, yarakinze imiryango irakwanga, yarakinze amashuri arahagarara, yarakinze wari ushakira imibereho biranga, yarakinze. Ariko itangaje ijambo ngo niyo yagukomerekeje kandi nije kukomora. Imana ishimwe cyane. Imana ikomore inguma zose umaranye iminsi.
Mana ikomora inguma z'ubushomeri maze w'iminsi. Mana ikomora inguma z'ubugumba ubyare mu izina rya Yesu. Mana ubuzima, guhera abantu amateka mazima, guhera abantu ubwenge, guhera imikorere, imiturire mizima, ikomora inguma maranyisi, kuko twasomye ijambo ngo niyo yagukomerekeje. Hosea 6 here ku murongo wa mbere, niyo yagukomerekeje kandi niyo yagukubise, ariko naje gukomora inguma. Imana ishimwe. Mana niyo yomora inguma, nikura umuntu mu mubabaro, umaranye igihe, umaranye imyaka 3 niwakira ijambo rivuga ngo yeri komoye inguma, yeri gukuyeho igitutsi, yeri gukijije agahinda, ukuyeho umubabaro, niwakire kubaho kuko ubuzima burongeye baragarutse. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Agahinda kawe irakazi, amadeni urimo irayazi, kwambara ubusa urimo irabizi, ubukene ugendana irabuzi, ko wasuzuguye irakuzi, ariko igutangarije ijambo ryitwa ngo niyo yakomora inguma, niyo igiye gukomora inguma, niyo igiye kuguhabuza. Dore wabuze akazi warize, ariko iyo ihagurukiye gukomora inguma. Imana ishimwe cyane kandi izagukomeza. Ijambo ryambwiye muri Esaya ngo biremwe none hasi ibya kera, kugira ngo abantu batirate amaboko yabo. Hari ibyari bifunze ijuru rikinguye, hari ibyari bifunze ijuru ritanzeho umurongo, hari ibyari maze iminsi zikingiranye ijuru rikinguye, kugira ngo wakire kubaho, ni wakire kurya, ni wakire kwambara, ni wakire umunezero mu rushako, ni wakire umunezero mu kazi, ni wakire umunezero aho utuye, ni wakire ibiturire, kuko nawe ijuru rirakuzi. Ntabwo ijuru ryakwibagiwe. Cyo wari uguze gusa cyari igihe cy'Imana. Yeri gufungura urugi rwari rukinze, yeri rakomoye. Baragututse, baragusebeje, barakubeshye, barakugambana, bagufashe higihe, wabuze hepfo no haruguru, wabuze ibyiringiro, wabuze ijambo, wabuze agaciro. Ariko hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka, kandi kigasubirana imizi, amashami, imibabi by'ibitontome kurusha ibya mbere. Hari ibyiringiro, wowe warakomeretse kuko iyereje kukugarukaho kandi bikomora inguma. Haleluya. Jambo twasomye tuvuga ngo niyo yagukomerekeje, ni nayo yagukubise, ariko ije kukomora inguma, ije kugukiza iyo mibabaro, ije kugukiza ku gahinda, ije gukura icyo gitutsi. Warababaye, warasebye, warihiganyire, wagize aho ubuzima ubona bugucitse, ariko ndagutangariza ngo mu miruho no mu mibabaro no mu ntambara unyuramo, ijambo ryambwiye ngo niyije kukomora izo nguma. Uremye ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, hose niko harushya umutima, ariko nyasaba Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka ntatinda kunsubiza, Uwiteka wakurikije kugutabara, Uwiteka wakurikije gukije izo ntambara, Uwiteka wakurikije gukije ubwo burwayi, agukuye mu bushomeri n'umuryango, akwambitse imyambaro w'agaciro, aguhaye ejo hazaza. Uhereye none sezerera ubukene, sezerera ubutindi, sezerera inzara, kuko Uwiteka wagukomerekeje kukomora mu izina rya Yesu. Haleluya. Warushye, warubabaye, warubuze ibyiringiro, ariko muri mwe nyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Ngo Uwiteka nawe ntatinda kunyumva, Uwiteka wakurikiye arakumvishe, Uwiteka wasenze arakumvishe, Uwiteka wahamagaye arakubonye, Uwiteka wasabye ngo akurengere arakurengeye, kuko wamusabye kukurengera uyu munsi arakurengeye, kuko ni ukingura urugi rumaze iminsi rukinze ku buzima bwawe, ni wakire ko mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndasoza nsaba umuntu wese gukomera, ndasoza ngugira ngo komera. So ntambara urimo ubukene, ubwo bushomeri, ubwo buzima, ubwo burwayi, icyo gitutsi, icyo gisuzuguro, kwangwa, kuriganywa, imanza zidashira, amadeni maze mu igihe kirekire. Uwiteka aratangaje ngo aje kukomora izo nguma. Iminsi wakubiswe irahagije, iminsi wasuzuguwe irahagije, iminsi wakingiraniwe irahagije. Ni wakira ubuzima bubohoka. Nubwo warurushye komera, nubwo warunaniwe komera, nubwo warubuze ibyiringiro komera, nubwo warubuze ijambo ryo kuvuga komera. Dore ku munsi mu Uwiteka kugarutseho, aguhaye umunezero n'umuryango, aguhaye kwishima, aguhaye gutambuka, aguhaye gukinagira nk'inyana zo mu kiraro. Ni wakira ubuzima kuko Uwiteka agutangarije ko ari wagukomerekeje kandi akomoye. Uhereye none ukageza iteka ryose, ni wakire kubaho. Amen, 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 amen.